Reka nongere nkusuhuze wowe ukurikira Isumba TV, reka mbifurize kandi ugubwa neza wowe uri hirya hino mu mpande enye z'igihugu, abari mu mujyi wa Kigali, abari burasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo n'amajyaruguru, mwese turabasuje cyane, by'umwihariko rero abari mu mujyi wa Kigali. Uyu munsi none reka mbabwire ko umunsi wageze, wa munsi w'urubanza rwa Prince Kid. Uwo munsi wageze rero tukaba tugiye noneho kubagezaho uko biragenda gatanu kuri gatanu, turahari turahibereye, nicyo tubabereye nk'Isumba TV kugira ngo tuze kubaha amakuru yose uko ari bugende, imyanzuro y'urubanza, kuko urubanza twababwiye ko mu biganiro byose twakoze ubushize ko uri busomwe uyu munsi rero tukaba twahageze kare, dore twahazindukiye kugira ngo tuze kubagezaho imyanzuro iri bufatwe ku rubanza rwa Prince Kid. Ni byinshi mwagiye mwumva mu binyamakuru bitandukanye cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga, benshi bantu ubona ko cyane bifuza ko rwose Prince Kid yabasha kuba yahabwa ubutabera. Urubanza rwe rumaze igihe uko rugenda ruburanwa, ejo ngo rwasubitswe, yakongera yaburana, rwasubitswe, ntihaburemo impamvu zituma rugenda bakomeza rusubika, ariko kuri uyu munsi ngira ngo noneho ubwo nta kurusubikaho. Reka tuze kureba uko biri buze kugenda, rero turahabereye tureba gatanu kuri gatanu. Reka tugaruke rero noneho muri runo rubanza rwa Prince Kid, tubibutse ko aba twari turi kumwe ubushize, ngira ngo mwarabibonye ko twabashije kurukurikirana mu madirishya, nabwo rwabaga mu muhezo ntabwo twabashije kugira kuba twakwinjira ngo turebe, ariko uyu munsi noneho ubwo ngira ngo murabibona byakaze, bwo birakaze cyane, nta nubwo biri gushoboka ko twarebera aho ngaho mu madirishya, ntabwo biri gukunda ko nabwo rwabereye mu muhezo. Impande zose rero zirarinzwe, ntabwo wabasha kubona uko ugira, ntabwo wabasha kubona uko ureba, rwose ntiwabasha kubona uko ufata amashusho cyangwa se ngo nabyumve, ntiwanakumva ikiri kuberamo imbere. Ngira ngo kuva mu ntangiriro yatangira kuburana, kuva mu mizi, urubanza rwa Dieudonné Kagame aka Prince Kid, kuko yahoze ari umuhanzi afitanye indirimbo na ba Tom Close ndetse n'abandi. Sara arimo kuburaniramo rero yarinzwe cyane, ngira ngo twagereje kuhaca ariko tukabona hararinzwe ku buryo bitashoboka kuba wakumva ijambo ririmo imbere. Hanyuma nababwiye impamvu yafunzwe iriya minsi 30 y'agateganyo, mbabwira ko impamvu yajuriye ari uko urukiko rwari rwemeje ko habaye ishimishamubiri ku mukobwa wari wavuze ko bamwijeje ko bazamwishyurira amashuri amaze kumushakira umwanya. Hanyuma ruvuga ko uyu mukobwa yananiwe kugaragaza, hano ni ku ruhande rwa Ishimwe Dieudonné, ko yananiwe kugaragaza igituma amushinja kandi ko ntacyo bapfa. Urukiko icyo gihe ngira ngo twari duhari twese, ariko hano twarwumviraga mu madirishya, ntabwo ari nk'uyu munsi babikajije cyane, ko adafite inshingano zo kugaragaza ko uregwa agomba kugaragaza impamvu aregwa. Ishimwe Dieudonné rero ubu ngubu arimo araburana, turaza kubagezaho uko umwanzuro uri buze kuza kuba ugenda, kuko nyuma yo kuba bari kuburana bazatumenyesha itariki urubanza ruzasomerwaho. Gusoma imyanzuro byongera ngo bibera mu ruhame, ntabwo bibera mu muhezo, kuko akenshi ni umwanzuro umucamanza barafashe umwanya akiherera. Ku itariki ya 5 Ukwakira 2022 Prince Kid nibwo yatangiye kuburana mu mizi. Urubanza rwari rwatangiye saa 2, bivugwa ko rumwe mu manza rwabaye amasaha 7, kuva saa 2 kugera nibura saa 9 bakiri kuburana. N'ubu ngubu ngira ngo tugeze ku isaha ya saa 4 kandi baracyari kuburana, bivuze ngo naza kugeza mu masaha ya saa 9 aburana, biraza kuba bibaye ubwa kabiri aburana ku byaha bye ashinjwa, ariko akaba bihakana, avuga ko ari umwere. Ngayo nguko rero amezi 7 arashize Prince Kid ari mageragere, ari muri gereza nkuru ya Nyarugenge yahoze yitwa 1930. Twebwe rero nka showbiz tukaba twifuza ko ubutabera cyangwa se mu izina rya rubanda ko bakora akazi kabo neza, nk'uko nyakubahwa cyangwa se His Excellency Paul Kagame hakunze kubwira abacamanza gukorera mu mucyo, bagatanga ubutabera, baha abaturarwanda ubutabera, ntibabogame. Njyana na nyakubahwa Minister Dr Edouard Ngirente, Minisitiri w'Intebe, nawe aherutse kurahiza abashinjacyaha basaba kuba bakoresha ububasha bafite ntibabukoreshe mu nyungu zabo, ahubwo babukoreshe mu nyungu yo gutanga ubutabera no kuba bakurikirana ibirego. Nk'uko mubizi ko ubucucike aho burenze 100%, byibura 84,000 bifungiye muri gereza 12, birimo 12 bifunzwe iminsi 30 y'agateganyo.
ni kenshi cyane leta y'u Rwanda yagiye ibwira inzego z'ubutabera ko bagomba gushaka uburyo abantu baba baregwa ibyaha byoroshye cyane bajya baburana bataha, abandi bagashyirwaho cyangwa se bagatanga amahazabu. Hari n'uburyo bw'ikoranabuhanga mu bihugu byateye imbere aho bambika umuntu agakomo gasona cyangwa se ku buryo utarenga n'ubundi aho bagennye, cyangwa se ku buryo ubucucike bwagabanuka, cyangwa se amaboko y'u Rwanda n'ubundi agakomeza gukorera abanyarwanda kugira ngo ubukungu bw'igihugu komeze butere imbere, kuko mubizi ko ubukungu bw'igihugu n'ubundi ari abanyarwanda. Ubu rero turi ku rukiko, ariko reka tubabwire ko mwe mukunda gukora like mugasharinga izi nkuru zacu, ngira ngo mujye munajya muri comment mubashe kutwandikira, mubashe kutubwira, muduhe ibitekerezo, mutubwire uko mubona ibiganiro byacu, cyangwa se mutubwire nuko munatere comment ku biganiro tuba twabahaye, kugira ngo dukomeze kujya tubana gatanu ku kandi. Itegeko ryo kuwa 13 zo mu kwezi kwa munani ryerekeye kurwanya ruswa rivugwa ko uhamijwe icyaha cyo gusaba cyangwa cyo gukoresha undi ishimishamubiri rishingiye ku gitsina ahanishwa igifungo kirenze imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 1 ariko atarenze miliyoni 2. Iyi ngingo ivuga ko ishimishwa mubiri cyakozwe kugira ngo hakorwe ibinyuranyije n'amategeko, igifungo kirenga imyaka 7 ariko ntikirenga imyaka 10 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 2 ariko atarengeje miliyoni 3. Ubwo rero Prince Kid murabyibuka ko yatawe muri yombi ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa 4 cyangwa se ukwezi kwita Mata mu 2022, hari kuwa kane uwo munsi. Twari tumeze neza twese muri showbiz, ariko twumva inkuru y'uko umuvandimwe yatawe muri yombi. Muribuka ko yari ari kumwe na Nshuti Muheto Divine, ibitabye station ya Remera n'ubundi hari naho ikiri. Icyo gihe ahamagarwa kwari kwisobanura ku modoka yari itarashyikirizwa Nshuti Divine Muheto na ruswa ishingiye ku gitsina avugwa muri Miss Rwanda ndetse n'iy'amafaranga. Muri uwo munsi rero nababwiye Miss Muheto yaratashye, Prince Kid asigara muri kasho ya RIB aho yari arimo akorwaho iperereza nk'uko nabibabwiye. Ku ikubitiro tubaza RIB yatubwiye ko ashinzwe ibyaha bibiri, harimo gusaba cyangwa se gukoresha ishimishamubiri ishingiye ku gitsina no guhoza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina. Urubanza rwe rumaje gusubikwa inshuro 3 kuva yatangira kuburana, kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo no kuburana mu mizi nabibabwiye byo tugiye kubigarukaho. Twasubitswe kabiri, hari ku itariki ya 15 z'Ugushyingo no ku itariki ya 17 Ugushyingo muri uyu mwaka turimo 2022, ariko no mu ntangiriro akiri mu rw'ibanze rwa Kicukiro hariya mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kagarama rwarasubitswe kuko Maître Emeline Nyembo yari yasabwe ko bahabwa igihe cyo kwiga kuri dosiye. Maître Emeline Nyembo uwunganira Ishimwe Dieudonné hano cyagiye rusubikwa ku itariki ya 17. Hano yari yavuze ko abatangabuhamya bari bagiye gutanga ubuhamya bari bafitwe n'ubushinjacyaha. Ubundi bivugwa ko abatangabuhamya bakabaye bari ahantu bafite umutekano, batari ku ruhande na rumwe, kuko bari bubazwe n'umucamanza ku ruhande rw'ubushinjacyaha baratanze ubuhamya bwabo, ariyo mpamvu bahawe amakode cyangwa se inimero zibahisha, ndetse no ku ruhande rw'uregwa nawe akaba yabahata ibibazo. Nyembo rero yatubwiye yuko yabwiye urukiko ko abatangabuhamya batatanga ubuhamya bwabo bisanzuye mu gihe bari kumwe n'ubushinjacyaha, basaba ko rusubikwa bakazatanga ubuhamya bwabo bari aho badashyirwaho igitutu. Uyu munsi rero bari ahantu bisanzuye, ni abakobwa bitabiriye Miss Rwanda mu bihe bitandukanye, barimo baratanga ubuhamya bwabo babazwa kuri Skype. Urukiko rero rwiherereye rugaruka ruvuga ko abatangabuhamya bagomba kuba bari ahantu bisanzuye mu gihe batanga ubuhamya bwabo, nk'uko Maître Nyemba bivuga. Barimo barumvwa uyu munsi, natwe turimo tubagezaho iyi nkuru. Arimo araregwa iki rero Prince Kid? Arimo araregwa gusaba undi ishimishamubiri rishingiye ku gitsina no guhoza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina. Twinjiye neza rero ubwo yaburanaga mu mizi. Yaburanye mu mizi ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 10. Umwanzuro wari gusomwa ku itariki ya 28 Ukwakira, ariko hahise hinjiramo abatangabuhamya bagombaga kumvuka ku itariki ya 15 Ugushyingo, rurasubikwa. Ku itariki ya 17 Ugushyingo naho rurongera rurasubikwa.
uyu munsi rero ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 11 niho barimo baraburana. Yatawe muri yombi ku itariki ya 27 hari mu kwezi kwa 4 kuzwi nka Mata mu 2022 hari kuwa kane uwo munsi, ubwo we na Miss Nshuti Muheto bitabye sitasiyo ya RIB iri Remera. Ahamagarwa kuri uriya munsi kwari ukwisobanura ku byo nababwiye. Tariki 31 Ukwakira 2013 nibwo Rwanda Inspiration Backup nibwo yatsindiye gutegura irushanwa rya Miss Rwanda no gukurikirana ba nyampinga. Kuva ubwo uko yaburanye ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo ku itariki 11 Gicurasi 2022 yitabye urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro kugira ngo aburane ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo. Kuri iyi tariki urubanza rwarasubitswe nk'uko nababwiye. Uwunganira Prince Kid ni Maître Emeline Nyembo yatinze kugera ku rukiko, aho yahageze asaba ko babimurira itariki bakabaha undi munsi kuko batari biga neza dosiye. Ku itariki ya 16 Gicurasi nibwo urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwemeje ko Prince Kid afungwa by'agateganyo. Icyemezo yakijuririye mbere y'iminsi 5 nk'uko amategeko abiteganya. Ku itariki ya 26 Gicurasi 2022 nibwo yagiye kujurira ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Habayeho impaka kuri Prince Kid kuko murabyibuka twese twari duhari. Yatangiye avuga ko ashaka ko urubanza rubera mu ruhame nk'uko ihame ry'ubutabera rivuga ko ubutabera butangwa mu izina rya rubanda kandi ubutabera bugatangwa mu ruhame. Ariko umucamanza nawe afite ububasha ahabwa n'itegeko buvuga ko ashobora kugena ko urubanza rubera mu muhezo. Habaye impaka bavuga ko ku ruhande rw'ubushinjacyaha ndetse n'uruhande rw'ubucamanza bavuga ko n'urubanza ari urw'inshinjabyaha mu rwego rwo kurinda abatangabuhamya bazavamo abamama bazabyara u Rwanda, bagomba kubungwabungwa umutekano wabo, bakarindirwa umutekano wabo. Noneho Prince Kid akavuga ko nawe akeneye ko Abanyarwanda, ababyeyi boherezaga abana muri Miss Rwanda, ko bakeneye kumenya ukuri. Birangira umucamanza we ubwe bibaye ngombwa ko ubwe afata umwanya akiherera, ko benshi bagiye bibaza kuri social media cyangwa se kubera iki hatabayeho ko inteko yiherera. Ntabwo byari ngombwa ko umucamanza afite ububasha bwo kuba yakwemeza ko urubanza rubera mu muhezo atiriwe ajya gufata umwanya wo kuba yakwiherera. Nuko rero byagenze. Prince Kid yavuga ko ababyeyi bakeneye kumenya ukuri kugira ngo bamenye ukuri ku byaberaga muri Miss Rwanda, yitabirwa n'abarenga miliyoni 46 mu gihe iri kuba. Ubwo rero umucamanza avuga ko ibyo kuvuga ngo hazavuka amagambo atandukanye, ubundi kuri social media bavuga byinshi bitandukanye. Reka rero mbashimire mwe twakomeje kubana hano ku Isumba TV. Reka mbifurize kugubwa neza aho muri hirya no hino, kandi mukomeze mukurikira ibiganiro byacu, mukoreshe ya kandi mujye mukora na like niba mwabikunze ibiganiro byacu, mutere comment mutubwire uko mubibona cyangwa se muduhe n'ibitekerezo byanyu biba bikenewe cyane. Ibiganiro byacu murabizi ko arakagaruka, rero mujye mubana natwe gatanu ku kandi. Turabakunda cyane. Ciao ciao.